ati ko bishobora kuba urugamba rukomeje guhindura cyangwa se wa magani wawe ari imbere nki. Hari intambara ikomeye kubera ko niba ari abarundi suko badashaka gatogota yose. Yego. Niba ari mu 23 suko idashaka ruvungi. Nta muwe zirimo hagati aho ngaho. Ushobora kubara amakompori 10 urumva? Ariko abira akabari yafata target kandi nta buswa buba burimo. No iyo ibiraya mu Rwanda ni ibibwira abo hirya barashisha zira muri Burundi bati mwigire hirya murase hino niko atirarikora. Nese uruve FARDC muri media wo mu ntambara ya media itanesha mu 23. FARDC hari umuri warona imbunda zawe ku karubanda. Iyo zirasa kenshi bahita bazihindukiza ikareba mu rubavu. Giye nayibonye yihindukiza. Sibyo? Manevre yazo ireba neza. Kandi hari ziba ziri Kamanyora dawe ibyo mvuga ibi ngibi nanone ntabwo ndi bwirengagiza kuvuga ikindi cyuko kuko ubundi nta muntu wo kuvuza amadebe mu bukwe. Aya madebe arimo kuvuga ho rero noneho bikaba byanarangiye na bado baraje barwana ubirebe. President Ndayishimiye n'igisirikare cye bashobora kuba barakoresheje imbaraga zishoboka zose nubwo barimo kugenda bafatwa mu nzomazo w'amatekwa bakashaka kurinda agise iherereye ku mipaka yabo. Hazazamo Uvira, hakazamo Ruvungi, hakazamo Ruberiza, hakazamo kimwe cyose. Urabona ko bivuye inyuma ngo barwane. Donc mu buryo bwa defense urashaka kuruhuka no kurara heza, gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 Bakunzi bacu turabasuje aho merereye mu mandi zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho imunsi kundi no kuri muri abantu b'ingenzi cyane ndetse natwe ntago tuzahwema kubaba hafi tubazanira amakuru. Aka kanya tukwana Marshal n'umuntu wacu n'umuntu wanyu ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo agenda tugezaho n'ubusesenguzi. Umeze neza bwana Marshal? Yego ndashima Imana. Ingofero wambaye yanditse ikimenyetso cyari minati. Ikimenyetso I don't say Illuminati. Kimeze gutese. Nyine ki Ese kutakivuga urwo kunjira amarenga ukaba kuri kamera. Mbuzi cyo mvuga. Nanze kubivuga. Kivuge nyine. Ariko hari amaso abiri arimo. Cyo kimenyetso ni cya danje ndakanyagwa. Yeah. Aha. Ubundi ntuzi. Kubera kwanditse ngo haters. Aba haters nyine babireka. Kabisa. Ko niko kuri ariko. Ariko ntabwo ndi umuhata jewe. Yego. Marshal umeze neza ariko uyu munsi rago ndibutinde ndahita ninjira mu makuru nkubita mbangura. Kubera iki se habaye iki? What happens? Utumyetseka. Nikandi rashaka guseka. Marshal reka mere kuri update zige zihari kuko uyu munsi ndabona tugiye kugerageza kwihuta tugana mu ma update agiye atandukanye aho amakuru yagiye agaragara barashe umunara muri Kamanyora. Benshi bati ese ko bigaragara ko niba uyu munara witumanaho wari Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo wangijwe n'igisasu cy'ingabo za DRC nabo bafatanyije, ati ko bishobora kuba urugamba rukomeje guhindura cyangwa se wa magani wawe ari imbere nki. Yego. Ngayo nguko nuko bimeze. Kugeza kuri iyi saha ubu tuvugana nyine abarundi bakomeje niho kwiyahura. Ntabwo mbizi urumva. Oyagende kubikubwira. Ngende kubikubwira. Yes ko genda ayibona nkawe ariko ari ngo ntaho tubitandukanyiriza. Ubusanzwe ndetse ndabona ko umwotsi mwinshi n'umuriro biragaragara milimetero uvuye i Bugarama mu Rwanda. Yego. Yewe maze iminsi mbona bari abajama bajya gukora hariya kuri tere. Ariko icyo nabashije kubonamo muri ziriya zooming z'amakamera yabo. Yego. Nuko nubwo babishakira mu birometero yego bivugwa ko biba biri hagati y'agacentre n'akandi kuri ya plane ya Rusizi. Wabona ibirimo ukabona hamwe ni kure handi hafi ariko
iyo bakwereka mbare abantu menyereye hariya muri biriya bice bakwereka muri Kongo en fait ntabwo ubona ko hagati y'akagi n'akandi wahakekera uburebure nk'ubwo tuba twimagina kuko ntekereza ko na Kamanyo rituranye na Ruvungi na Gatogota na Gatogota kagabana na Ruvungi kuko hari igihe bakubwira ngo hariya ni Ruvungi kandi ukaba uhareba n'amaso gusa mbihera nko ku muntu wabaye mu Mutara umuntu aba ari nka ko cyanye na Ngegene akakwereka kuri Yabega ukibwira ko hagenda n'amaguru ntibivuze ko utanahagera ariko ahantu hose aba ahantu harambitse mu bibaya no mu mirambi umuntu akwereka ahantu ari kure ukibwira ko ari hafi kuko hareba n'amaso ariko haba ari kure ubwo nongeye nk'uyivuguruje ni nk'uko abantu bibwira kuva kera ko Kibumba ituranye na Goma nkaho kandi ukabona ko kuharwana yego waba guhareba ariko kuhagera byagutwara igihe yego insido suite rero Ruvungi nibavuga ngo Ruvungi bakavuga Kamanyora Gatogota Ruvungi Kamanyora Kaziba nahe niba ari na Rubarika n'iki byose biri ku muzenguruko umwe urumva birimo kubera imirwano nashatse kuvuga iki rero ino centre y'imirwano imaze hafi cy'umweru ntazagira umuntu kubeshya kubera ko abarwana ntawe ufitiye impuhwe undi yo kutamucecekesha ariko barahagamanye cyo cyambere ndashaka kuvuga kandi hari intambara ikomeye kubera ko niba ari abarundi suko badashaka Gatogota yose yego niba ari M23 suko idashaka Ruvungi nta mpuhwe zirimo hagati aho ngaho so nuko tunavuga ngo no Burundi burasa kuri Kongo ariko bamwe banakubwira ko na M23 nayo basubiza kandi ntabwo bivuze ko itabasubiriza bigwi iwabo niko kuri kuko ngo nabo ngo bari kurasa nabo barasi Burundi bashobora kutarasa amakombora angana kubera economy bashobora kutarasa amakombora angana kubera imbaraga z'amakombora wenda M23 afite wenda high precision kuko haraho wakenana n'ikombora imwe rigakora umurimo wagomba gukora by the way ku bantu bataza tirari nubwo nanjye ntari muguke muri atirari mu kurasa imbunda z'imizinga ushobora kubara amakombora 10 urumva ariko abira akabari yafata target kandi nta buswa buba burimo kubera ko niba bakoresha wenda tirari zisanzwe dufite ikoranabuhanga rigezweho riri sophistiqué riyobowe n'ubundi buhanga ushobora kubona barashaka igikombora ku musozi ariko bashakisha kuko bagenda babibwirana kuko hari ngo position yegereye u Rwanda y'u Burundi isi irasirwaho hari indi iri hirya urumva amazina ntabwo na ya metrije none iyo ibiraya mu Rwanda ni ibibwira abo hirya barashisha zira muri Burundi bati mwigire hirya murase hino niko atirarikora hariya murashe gibumoso urumva nka metero 500 urahamya garuka hepfo metero 80 urumva ko urimo kurasa amakombora menshi ushaka target y'ikintu kimwe yego ariko ikindi nababwira kugira ngo kataza kunsoba buriya suka Barundi nk'abantu babaye za Kamanyora nahe batanafite informa babona intelligence aho babarasa no kuvuga ngo ikoranabuhanga ryaraje bashobora no kubiyobora hakoresha amatelefoni umuntu akaba yibereye Kamanyora akavuga ati hariya mwahushije gato mwagize gutya na gutya intelligence zirakora aho Abarundi barasira M23 yagira intelligence naho M23 ikorera naho bagira intelligence uretse ko ibyo muri M23 byo bibamo n'amakamera ubona adakenewe ubu tuvugana nta urabona imbunda z'Abarundi kuri video zirase M23 ariko ubu tuvugana imbunda za M23 zirasa Abarundi ziri ku Karubanda singuciye mu ijambo aka kanya urakoze cyane nicyo kintu nanabivuze mu kiganiro nkotinga umusesenguzi yita Marshali mvuga nicyo kintu wowe uri kuri tera tubwiye nicyo kintu umusesenguzi wanje yavuze aho yavugaga ati nge ndi kuri tere atariko ndanenga bimwe byuko intwaro z'amama 23 zagaragaye atariko nibatwereke ibitwaro by'urundi ruhande ati kandi birahari nese uruve FARDC muri media wo mu ntambara ya media itanesha M23 FARDC hari umuri warona imbunda zawe ku Karubanda ntihagira umuntu utubwira ko ari imbunda wese zafashwe ku rugamba niro rero bari imbunda FARDC muri operation nta numwe ko ari intambara nayikurikirana do A a Z urumva yego ariko za M23 ziri ku Karubanda sibyo ibaze jewe niboneye ubwanjye umututu wa BM M23 barimo bawuhindukiza kuri video urumva ziriya BM yo zigenda imitutu ibireba hejuru y'ikizuru ireba imbere sibyo yego niyo zirasa kenshi bahita bazihindukiza ikareba mu rubavu giye nayibonye yihindukiza sibyo manevre yazo ireba neza kandi hariya ziba ziri Kamanyora uri kuri ako gaposition ngo kuri ya triangle ibihugu byose biriraho y'Abarundi nabo bahareba n'amaso cyane ko
abasirikare bagira n'ibyo bita bayinacura jimeri bareba gutya yego zireba kure ku buryo kureba ku musozi uri kuri kilometero 10 n'ibintu biboroheye rwose movement muri mabazireba none agaha amakuru babandi bari hirya aho bo bihisha n'amaso abaye mu 23 no kuvuga ngo abarundi barasira he mu 23 ritareba n'amaso uretse ubutasi ariko yahirasira abarundi bari ku misozi yo babahareba yego ni kiyasi cyo kuvuga ngo rero niba urimo kuboneza hariya ku munara intwaro ya M23 iri ku metero 500 ku munara abasirikare bigibyo bita ku kadiriya umbari ku kadiriya umbari urabyumva umbari n'uburebure bw'ikintu gukadiriya no kugereranya yego isomo rya mbere mu gisirikare abantu biga muri Friedcraft mu mategeko y'intambara no kumenya gukadiriya kandi iryo jambo jya ryumva abaturage bavuga ngo umwana ngo ukadiriye gukadiriya no kugereranya uburebure bw'ahantu ushobora gukadiriya ubwinshi bw'abantu abantu barabyiga nabyo twe mu kiganga twigana gukadiriya ibiro kakure gute ngo wowe Sandrine ntabwo uri hasi ibiro 87 kandi ko ushobora gusanga ari byo ufite urabirenza 87 ubwo ni ibanga ryawe so yego nibyo ugereranyije nkakubwira ko ufite metero imwe na 75 oya uri hejuru 75 umuntu se ubu se ndacyakura uransumba ufite kangahe sete nisho za verifia 76 uzazana metero butaha nipime uzabipime yego so rero amakuru ukuyemo y'ubutasi ndavuga ari ku karubanda yego kuko ubutasi ntiwamenya ngo utatu ndi kumurusha nindi ibyo mu 23 ku karubanda sibyo gusa ejo bari afite ubushobozi bwo kubihanura no kubisenya kuri Kamanyora iyo nindi development by the way ibyo mvuga ibi ngibi nanone ntabwo ndi bwirengagiza kuvuga ikindi cyuko mu ntambara hashobora kubaho no gukangisha uwo mu rwana imbunda zawe adversaire ukamuhabya n'intwaro zawe kuko nanone no kubwa twe mu 23 irwana nyine n'abantu bazifotora ya gute kari c'est chose dushobora kuvuga c'est garder le sang-froid no ugaragaza ko intwaro z'abaho ziri n'ubwirinzi bwabo burinzwe kandi nta bwoba nta n'ikibazo bafite cy'igihunga cyo mu kurwana ibyo kuko nanone urebye ya video igihe zasohokeye iminsi 3 irashize ntabwo mu 23 bisa naho igeze zideplace ubona ko kiriya kigina cy'icyobo n'ubundi nabonye ejo hariho bakirasira n'ubundi bashaka kuba bafite uburyo barinda intwaro zabo ibyo ntabwo ushaka kubitindaho ariko ku bintu biruka rubanda ntabwo gese ntekereza kari imikorere yego rero navugaga ko bano bantu kuko nta muntu n'umwe ufitiye undi imbabazi impuhwe kandi reka nkubwire abantu barwanye Washington hari ama-evenement ameze kuriya burya no gukuragaho ku kibuno nta kintu babasigaje kuko ubundi nta muntu wo kuvuza amadebe mu bukwe aya madebe arimo kuvugaho rero noneho bikaba byanarangiye na bado baraje barwana ubirebe so icyo ni kimwe rero barahagamanye kandi nta n'uwabura buriya Sandrine amakuru ya hano hanze ariko adafite ibipimo avuga ko izi nyoko nyarwanda ndundi urumva hari abarwanye aba bantu dine burya ntukabone ngo ntuva ngo abanyarwanda bane bavuga ururimi rumwe babaye n'indwanyi yego n'abarundi n'indwanyi kundi rwanda barabivuze ati nimuzabasuzugura ntabwo abasuzugura abantu bakura siri wabo bazi ko byisha amategeko mpuzamahanga no kuvuga ngo Perezida Ndayishimiye n'igisirikare cye bashobora kuba barakoresheje imbaraga zishoboka zose nubwo barimo kugenda bafatwa mu nzomazo w'amatekwa bakashaka kurinda agise iherereye ku mipaka yabo hazazamo Buvira hakazamo Ruvungi hakazamo Ruberiza hakazamo kimwe cyose urabona ko bivuye inyuma ngo barwane donc mu buryo bwa defense reka mbyite kurwana ku Burundi kuko nakubwiye ko kera nakubwiye ko iyo urinda defense yawe urinda utera intambwe 3 ujya imbere yego uvuye ku mipaka y'u Burundi intambwe 3 ni Ruvungi intambwe 3 ni Sanje niba bumva ko M23 ari enemy wabo urumva bakora ibishoboka byose ngo barinde umupaka wari ko wurindiye muri Kongo kandi buriya bagusobanura ko ibyo bita legitime defense babyemerewe niba abantu butari friendly bari hakurya no kuharwanira no kuharanira ko muhagenzura urumva biri mu burenganzira bw'u Burundi kubikora kuriya nubwo M23 nayo ibibona muri ubwo buryo ikabona ko abarundi n'enemy wabo urumva yego nabwo eventually mu bitega amaso bashobora kuzabona kugira ngo babe safe bagomba nabo kurindira mu Burundi ino ntambara ishobora kuzavamo intambara isakiranye mu 23 kandi batangiye kurasana nyine ntabwo ndetse twabanga izatangira ariko umwe arasunda nakamurasa yego ariho ndimbonye ngo yanarashe ngo nayo ngo ibisasu biremereye mu Burundi nta kundi buriya nyine nabo bazatangira kurya amakombora urumva ntukurasana nta kindi so mu yandi magambo rero
harimo guhagamana. Gusa umuntu wampaye amakuru nimugoroba kandi mbona ko wari umuntu ufite amakuru yafite ari accurate. Yego. Nuko ngo hari agatende mu Ventura yakoze muri Ruvungi ikayitera nijoro ikayirenga ikayicamo igakomeza. Urumva? Yayicamo igakomeza ikaba ifite amayeri y'ukuntu ishaka guhuza no gukingurira abari mu zakaziba. Urumva? Ince zakaziba buri abantu bazi iriya ntuze geography baba bayizi. Yego. Kandi ingabo zirwana zica mu mugizi kikomereza byo birasanzwe. Ukagira hari n'ababizita basazi. Urumva? Buriya tugaruke mu mateka yacu hano mu Rwanda 1994 kuko amateka y'urugamba n'amatagitike hari igihe yahuza ntago ari ibintu birenze ibyo ngibyo. Hari bivugwa ko hari company y'abasirikare bari muri CND ba RPA. Urumva? Bagiye baca za Iraq hari abaca za Sonatibe baca za Gatenga bajya gufata Rebero. Yego. Ariko defense za Habyarimana n'intera hamwe zibareba. Ufite amabaha wende baranarasanaga no kurwana ubwo waruriyo kenshi ni ubuzi byinshi kundusha ariko ibyo birananditse ugiye no muri yango y'amateka babikubwira. Yego. No kuvuga abantu bafashe Rebero baturutse muri Senate kandi baciye muri enewo za leta. Yego. No ku marodi buruka na buri wese bikomereza. Icyo gihe rero umuntu utazi yujya agira ngo wasaze. Yego. Ndetse ngo baranavuga ngo mubareke ngo bataye umutwe ariko bo bari bagiye gufata Rebero. No kuvuga ngo rero naye mu Ventura ushaka kuva Kamanyura Katogota igapaswa Ruvungi mu gicuku. Urumva? Wenda wagira ibyago ku dupaturo no ku burinzi bagenda babarangiza. Urumva? Ariko bafite tageti kujya gufata handi strategique. Barenze Ruvungi. Urumva? Kuko rwose M23 yaciye Ruvungi muri iri joro. Ntagira umuntu umakanye. Irakomeza. Ariko abazarendo urumva batazi wagwani. Bucya nanone bari muri Ruvungi. Nese Marsha hari akantu kamwe ndi kwibaza. Kuko ayo makuru yo ndayafite kuko yongeye ingabo Kamanyura. Ingabo nyinshi pe kuko amakamyo kuva ku munsi w'ejo bari yo barayabonaga n'abaturage ikomeza igenda irunda ingabo muri Kamanyura. Aho twakibaza iki? Ese ni twakibaza ko ibitero bya Kamanyura nabyo bikomeje kuba byabashegesha kuko ndabonye n'utu video. Mana yanjye masharije nabonye tu video two muri Kamanyura aho twana turi kwisha munsi y'intebe aho turi wazibonye. Kutikiriza neza wazibonye? Nazibonye z'ubwana buri munsi ya za pipitire na France 24 nabonye bivuga. Yego. Sha ntakiza cy'intambara. Ntakiza cy'intambara ariko tumenye yuko nanone uyu Kamanyura uvuga eje mu Ventura yasenyaga ibisa hari kibomba wabonye mejo se ibiza byose barabisenyaga. Barabisamaga. Gusa kiriya cyo kumuntu ari impamvu cyasenyura ya muntu uyu munsi. Urumva? Ziriya mbunda zihandura ibisasu zireba icyo bita trajectoire y'igisasu. Yego. Urumva? Kandi bashobora kwiha target yo kurinda ahatuwe. Byameri kanyuka bango ni zone ngo dans ma peuple. Ukikirasa. Urumva? Ama computer bakwereka trajectoire yacyo. Noneho giye uko nabonye kiriya gisasu cyarashuriye munara. Hashobora kuba bano bantu bahanura ibisasu bataka babonye ko trajectoire yacyo itari bugwe kuko itari bugwe ahantu hatuwe. Yego. Ariko nanone ntibahita bavumbura kuri bugwe ku munara. Sibyo? Yego. Kuko urabizi kurasa amakompora nkari yarahenda. Ikompora risenya kiriya kintu birihenze cyane. Buriya na buriya Iran yarwanaga na Israeli. Ntabwo Israeli hanuraga ibisasu byose. Yego. Ibikimara kuza bahita bakwereka imibare aho kizago naho gitagitinze. Iyo fresh irabikwereka ngo iki kizago hariya kuri ya musozi. Iyo babongeraho kizago hadatuwe hari ubusa hari nta kintu gihari barengera. Yego. Iryo kompora barizigama. Yego. Barizigama. None uriya munara wose w'ingenzi barashe. Ndakubwira ntega amatwi. Bafite target yo kurinda ahantu hatuwe. Yego. Bamaze kubona ko trajectoire bwo ku kisozi batazi ngo ni ikihe. Okay. Ntabwo fresh yaberetse ngaha hubatse umunara. Hubatse umunara. Yego. Nicyo rije umusha wakwereka. Bivuze ngo rero nicyo nabonyemo kuri uriya munara warashwe suko batashobora kukizimya ahubwo batekereza ko nta kintu cy'ingenzi gihari ariko bo bacunze umunara. Nicyo nashaka kuvuga. Kugira ngo nako tugacishemo. Aho kugira ngo abantu bapfe reka hagira iki umunara ube nk'igitambo. Oya. Banzu byumve neza none byumvishe n'udukurikiye. Yego. Biri abantu ugomba kurinda ahantu hatuwe. Kandi ejo Kamanyura arinzwe yose nta kombora njyango ryaguyemo. Nubwo gusama ibisasu tanabisama byose hari n'icyagucika ibyo nta nibirenze. Ariko iyo ukirasa ari kure radar zitazikwereka urumva
ikije naho cyerekeye naho kiri bugwe mugahita murasa kije kujya kugitangirira mu nzira radar rero zikoretse ngo kiragwa mu ishyamba ntabwo wapfusha ubuzi iryo kombora nyamara iryo shyamba tuvuga undi wari tayitinze mu ntara nabyumvise urumva n'icyo kintu iyi kompora ya gisama ari nko mu bantu ahatuwe akavuga ati kuko kibibona mbere ntabwo kibibona mbere akigisohoka kita kibisensinga uriya munara warashwe bakibonye bakibonaga ariko batazi ko kirwe ku munara kirwe ku rusozi rwaho ngaho bakubara ntibapfushe kombora ubusa yego nicyo kintu batekereje nyamara umurundi we yatagatinze umunara n'intambara yatagatinze umunara abandi bo ntibabona ko ari umunara ubwo ari igisozi kiraho ngaho batagomba gupfusha ubusa iyo bombe nicyo gimbona kuko iyo kiba kize Kamanyola ntabwo cyangwa ku kiraro cya Nuza cya Kamanyola na Rusizi ntabwo byari gukunda bari kugishwanyaguza je no bariyo confusion yabayeho ugiye gukadira abakubazi balistike cyane kundusha ariko utekereje mu nyurabwenge ntabwo bawe basama bisase ejo ngo bananirwe n'ikindi kimwe kije ku munara ntabwo bishoboka ahubwo iyo eri iriho umunara ni eri yabadahanze amaso kuko batibwiraga ko n'umunara uri targeted ariko ngo babimenye ko bagomba kurinda n'ibikorwa remezo ariko nanone tunabyihutishije mu kurasa uriya munara abarundi sinjije bazi ko ikoranabuhanga ryose hari igihe rinadepanda kuri internet kuko internet ikoresha GPS urumva yewe n'ubu ngubu ibyombo n'amatelefone ntituzi ku kigero byingana gute aho ibyombo ushobora kwimonotaringa aho kumonotaringa telefone biragoye kwica communication rero ni ikintu nacyo abarundi bashobora gukoresha bakavuga bati tubasha kumenya amabanga yabo ayibyombo turayumviriza ariko aya matelefone ni naraduhabye bakaba basenye uwo munara icyo ni ikindi gusa ntabwo ndi busoze na intervention ntakubwiye yuko iyo ureba characteristic cyangwa character y'intambara ni hugumenya imbaraga zirimo gukoramo n'uzikoresha agamije iki umurundi Kamanyola arasa ku isoko ni defense y'abasirikare arasheho arashaka abaturage bahunge atere buskoze mu baturage basare bavuge bati nizi nyeshyamba ntacyo zitumariye nk'iyeshyamba zamaze igihe no guteranya abaturage n'intuzi babinube icyo ni icyambere ikintu cyane cya kabiri agamije nko gusenya iyo utangiye gusenya ibikorwa remezo ntakubeshya nuko infantry yawe iba ari weak M23 ibarusha imbaraga ku butaka kuko irabataka ariko bo nubwo nabo bakwataka bakagira atirari yabo nyinshi igaragaza ko ari ugusenya ibintu byo kuva kuko uri umuntu nibyo nakubwiye ku kiraro cya niba ari Karembe Mpeti uri umuntu uvuva kuzabyaza umusaruro no kwigarurira aho ngaho ntiwasenya umunara kandi uzi ko nugaruka Kamanyola kuhafata nawe uzabakoresha telefone ntiwasenya ikiraro kandi uzi yuko uzakinyuzaho imodoka zawe na ravitayo mazintambara mu yandi magambo abari ku isayidi ya leta basa n'abatakaje icyizere cyo kuzisubiza aho M23 ifite iriya migi kuko bumva bazayisubiza bayibungabunga yewe nta nubwo banakwitiranya n'abo baturage ibyo byo tubiganireho ntabwo niva ko umurundi yarasa Kamanyola ngo yice abaturage ngazuve ko defense zongera kubaka muri Kamanyola baza babanye neza kandi barabishema abantu bayidawe buri abarundi babanabibaze nabi n'abakongomani bamaze kwitiranya n'iriya migi kuko n'abaturage uko biri kose bakuvuga ati tukibana mu 23 ntacyo kwaye tubaye ariko tubu kuraswa na kandi zaba turasira ni wabo buriya ishaza ryaraje hagati y'umuturage wa Kamanyola umuturage wa Katogota n'umurundi kubera ko abarundi bahagaze iwabo aho kugira ngo bahahirane bavomerane bagire gute bajya kubarasira ku butaka so rero icyo navuga nicyo navugaga ntabwo imirwanire yo ku side ya leta n'abafatanye ibikorwa ba leta y'u Burundi irwana nk'abantu bari muri position de force n'abantu bafite détresse na dépression yo kwanga dusige dusenye dushwanyaguje urumva n'ubundi byose amaherezo ntabwo tuzahisubiza M23 rero gusa iyo umuntu uvuga kuri izi ntambara zo muri Kongo hari ikintu umuntu atabura kuvuga wenda kirimo nk'akantu ko kunenga M23 muri operasiyo zayo nyinshi zitandukanye ubonamo ikintu cyo gusuzugura uwo barwana kuko M23 mu butasi bwayo simbona yuko yigeze imenya ko izirikana ko umurundi yayirasira ku butaka bwayo mbere kiriya kintu M23 izagikosore kuki yumva ko umurundi yagera iwabo agaceceka ntayirasa kuki yizera duhino kubera iki buriya yarabiteganyije ntabwo yabiteganyije ko ibihanura ibisasu bari no kubihanura mbere cyangwa yarabiteganyije mbere bavuga bati uyu murundi nava ahangaha turabiza azagera iwabo ku misozi y'iwabo azaturasa muri Rugombo
kuki se babizirikanye nyuma y'iminsi kandi byangirika byamaze kwangirika? M23 ntigomba kwizera n'amategeko mpuzamahanga ngo ivuge ngo umurundi wo muri Tafoke nagira bazareka kuturasa. Urumva igomba kubiteganya mbere kuko buriya mu bintu by'intambara uteganya byose ubusiyo zose kugera kuri Z. Urumva ukavuga uti ukibwira uti ntacyo turabirukanye gatogota nose niba turasiri wabo tuzabyifatamo gute? M23 remera nk'iyizera abo barwana ikagitungurwa n'udutendo babakorera. Urumva kandi bitari bikwiye gusa nanone pamoja n'ibyo ngibyo izanunguka byinshi kuko izamenya ngo narabikubwiye n'ubushize ubu noneho intambara ya Uvira uko yamera tubire mu maso. Abagatumba bayirasa Uvira ababujumbura babyohereza kuba leta y'u Burundi irasira imbunda zayo muri Rugombo ni ibishimangira yuko koko na drone zivi Bujumbura na siko zikahagurukira kuko gukoresha ubutaka bwa mu kurasa Kongo yabikoresha kuri land kuri air. Urumva ikabikoresha no mu mazi ubwo n'amato y'intambara zijira mu ntambara nibagera hehe nibagera kuri Tanganyika kandi umuriro ukurikira gahuru. Sha ndakubwiza ukuri intambara izaba ndende. Masha turagaruka muri update ikurikira. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira? Namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.